byabaye nk'aho bitugora cyane kuko urumva nimba wari ufite abantu batandatu kuko y'abantu batandatu ukababwira ati akazi karahagaze nimo mwicaye ntabwo tuzi igihe tuzatangirira mu by'ukuri biragoye ariko twagerageje guhora en contact tuganira tuvugana tukagenda dufashanya hagati yacu nta zindi nzego mbese twitabaje navuga ko urumva ko 2019 twari dutangiye ababyeyi ubona ko ari ahantu bari kwisanga bumva ari sawa ababyeyi batangiye kuhakunda noneho guhagarara urumva byabaye ikibazo cyane ku kigo kuko dutangiye ntabwo effective cyangwa uko byari biri kugenda ariko byakomeje byabaye nk'ibihungabana gatoya ariko ntabwo navuga ngo byarahungabanye cyane kubera ko nk'ababyeyi nari mfite abana bari bamaze kungirira icyizere muri icyo gihe gito nari natangiye surtout ko bamwe bari banasanzwe banzi kuko ari akazi nari nsanzwe nkora bangaruriye abana bameza kubarera ariko urebye ntabwo umuvuduko twari turiho ariwo donc warahungabanye hari abahungabanye kuko nk'uko twese twahungabanye hari nk'abagize ibibazo bakavuga ati minervale sinabahibona surtout ko hari abacuruzi bo muri Congo barafunze imipaka ibintu byose birahagarara ariko twagerageje kureba uburyo kuko iyo wafashe umwana hari nk'umwana byabaye ufite nko muri creche aragaruka ukagana n'umubyeyi ukumva koko ubwo bushobozi bwabaye nk'aho bubugabana ariko twagerageje gufashanya ko nanjye ndi umurezi kandi umubyeyi tugerageza kureba ko twakemura ikibazo ariko abana ntibabigenderemo yumva uwo mukozi baho kubera umushahara akaba yaramaze igihe kingana kuriya nta mushahara abona ubukungu bwarahungabanye cyane ku buryo na nyuma ndabyibuka dutangira nararebye urazi ko n'ibintu byagiye bibura ku masoko bigahenda urabona hano twirwana abana tukabagaburira kubaha icyo kunywa ubukungu rero bwarahungabanye ariko bashatse ukuntu tuganira n'ababyeyi ku mafaranga bishyuraga bashizeho 15. nk'abarezi ubu ngubu byadusigiye ikibazo gikomeye cyane hari nk'amadepanse umuntu yagiye akuramo kugira ngo ubashe kuzigama n'ibyo bihumbi 10 ejo kuko ntabwo uzi ukuntu bizagenda ariko mbere nicyo navuga ko covid yadusigiye vraiment ekonomi ubu twaba ba ekonomiste n'ibihumbi 10 umenye ukuntu bipangira kugira ngo utazasanga nta n'ijana ufite kuri konti kamere icyifuzo njye mfite nuko ubuyobozi bwadufasha natwe dushyizemo imbaraga tukarwana kugira ngo ibi bihe byatambutse bya covid ntiyongere kuba uko yari imeze mbere kugira ngo dukomeze gukora n'abaturarwanda twese tubeho neza ntitwongere guhura n'ibibazo byatambutse mwarimu sako ntabwo tuzi gukorana n'indi banki dutemberwa muri banki ariko hari indi banki twahisemo nayo dutekereza ko izagira icyo idufasha ndatekereza neza dukomeje muri yarire turimo ibintu bizagenda neza nta kibazo.